nation yari ibayeho cyangwa se yarije kugira ngo ifate ibihugu byose byo ku isi ibishyire hamwe, bashyireho itegeko rimwe, bashyireho umurongo umwe, bashyireho organisation zimwe, bashyireho imikorere imwe, ariko intambara ya kabiri y'isi ije irayisenya. Inyamaswa ya mbere yari ipfuye igihe League of Nations yari ihagaze kubera intambara ya kabiri y'isi Hitler yatangije. Ariko mu 1940 intambara ya kabiri y'isi irangiye, ibihugu byo ku isi birongera byicamo baravuga ngo wa mugambi cyangwa se wa murongo wa League of Nations dushobora kugarura, ariko noneho iraza kuza ari UN, ntabwo iri buze kuba ikiri League of Nations. Uko niko UN yahise izuka cyangwa se yahisiza, novuga ngo ari League of Nations izutse ariko izuka muri rindi zina rya UN. Twabasobanuriye neza ngo gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Mwibuke Bibiliya ivuga hanga mu gitabo cy'Ibyesho 13 uhereye hara ku murongo mbegeza ku murongo wa 9 ivuga iriya nyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10. Ahangaha mu gitabo cy'Ibyesho 12 Bibiliya irimo kuvuga umudamu arimo kubyara, inzoka yari muri imbere yari ifite imitwe 7 n'amahembe 10. So bivuze ngo ya nyamaswa ya mbere iva mu nyanja ifite imitwe 7 n'amahembe 10 niya systeme y'isi, ariko ikoresha imbaraga za cya kiyoka cyari gihagaze imbere y'umugore arimo kubyara. Ibitabo byinshi byaranditswe, abashakashatsi benshi baravuga avuga ngo Hitler niwe antikristo, ariko biza kurangira avuyeho na systeme zo n'imikorere yiwe birangiye atabaye antikristo. Mu gihe cya Stalin wayoboraga Uburusiya, mu gihe cya Cold War cyangwa se intambara y'ubutita, kubera amatwara akomeye ya Stalin, kubera imikorere n'imikoreshereze yiwe iteye ubwoba, ibitabo byinshi byaranditswe, komantere nyinshi zirakorwa, ibintu byinshi biravugwa ati uyu nguyu niwe antikristo, niwe wa mwana wo kurimbuka Bibiliya yavuze. Kuza Antikristo bamaze kuza, barahari, bari kumwe natwe. Icyo nshaka kubwira umunsi ni Kristo umwe. Uyu rero antikristo umwe ni utaragenza gute, ni utarerekanwa, ni utaragaragazwa. Kubera iki ataragaragazwa? Mu nyanja n'inyamaswa ivuye mu butaka. Inyamaswa ivuye mu nyanja ni ya systeme n'imikorere y'isi. Hanyuma inyamaswa ivuye mu butaka ni ya systeme n'imikorere y'idini. Ya systeme y'imikorere y'isi, ari inyamaswa ivuye mu butaka ifite umuyobozi. Ya systeme y'imikorere y'idini n'inyamaswa ivuye mu butaka nayo ifite umuyobozi. Ivuye mu nyanja n'ivuye mu butaka zose zifite umuyobozi. Hanyuma inyamaswa ivuye mu butaka izahimbara, ya nyamaswa ivuye mu nyanja izahimbaraga zayo ya nyamaswa yavuye mu butaka. Nano muntu rero wamaze gutorwa mu rwego rw'idini azahita ahabwa imbaraga za guverinoma, azahabwa imbaraga z'ibihugu kugira ngo atangira zikoreshe. Ahangaha yazahita akoresha za mbaraga za guverinoma, noneho azivange n'imbaraga z'idini. Niho agomba gutangira guhanura. Unyumve neza, uyu antikristo agomba kuba arimo akoresha imbaraga za guverinoma z'isi yose, kuko ngo abami bazafata imbaraga zabo bazihe iyo nyamaswa. Nambaye izina rikomeye, tuje imbere yawe kuri mugoroba, turasengera ubwoko bwawe, turasengeye abadukurikiranye live kuri YouTube, turasengeye abantu bose mwami bazakurikirana kino kiganiro, kugira ngo ufungure amatwi y'umwuka, ubwoko bwawe tubashe kumva kandi tubashe kumenya. Turasenze kugira ngo uduhe umwuka wawe, uduhe imbaraga zawe, uneshe umwanzi Satani, ukureho intambara zose n'ibigeragezo, uduhe mwami ubutsinzi bwawe kandi uduhe ubwenge bwawe, uduhe gusobanukirwa ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Ikaze ubwoko bw'Imana, turabashimiye kuba mugiye gukurikirana kino kiganiro. Ni ikiganiro turi buze kuvugamo ibintu byinshi cyane, ni ikiganiro turi buze kwibanda cyane ku kugaragazwa no kwerekanwa kwa antikristo. Rero turaza gusoma imirongo itandukanye yo muri Bibiliya,
turaza kugerageza no gusobanura buri kimwe cyose kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma. Hanyuma muri izi nyigisho turifuza gusubiza ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza cyangwa se bakunda gukoraho amakomenti bavuga ngo Papa w'i Roma niwe antikristo. Ese abavuga ko Papa w'i Roma ariwe antikristo barabeshya cyangwa ntago babeshya? Yaba ari we cyangwa ntago yaba ari we? Ese abahakana yuko atari we bari mu kuri cyangwa bari mu kinyoma? Abibaza ngo yaba ari we cyangwa se ntiyaba ari we bo bimeze gute? So rero nagira ngo nkubwire ngo ba muri kino kiganiro kuva dutangiye kugeza turangije uraza gusobanukirwa buri kimwe cyose kandi uraza kumenya buri kimwe cyose. Ndizera ko nyuma ya kino kiganiro nta rujijo cyangwa se kujijinganya uzongera kugira, kubera yuko turakora ibishoboka byose tukwereka ijambo ry'Imana hanyuma tugusobanurire, kandi n'Umwuka Wera ari kumwe natwe kugira ngo ushobore kumenya neza udashidikanya bimeze gute. Mbere ya byose reka tubanze dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 13, turahera ku murongo wa 11 hanyuma turakomeza. Biravuga ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cy'aya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho, ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose, itegeka bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri, ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Imana itugire neza cyane. Ubushize hariho video twabashyiriye kuri channel yacu, twarimo tuvuga ku nyamaswa yazamutse iva mu butaka, ndetse twakoze ibishoboka byose dusobanura byinshi bitandukanye kugira ngo mushobore gusobanukirwa iriya nyamaswa yazamutse iva mu butaka ni yihe. Twarabisobanuye ndetse tubereka n'ibimenyetso bitandukanye, tubasobanura neza ko iriya nyamaswa yazamutse iva mu nyanja, iriya nyamaswa yazamutse iva mu nyanja, tubereka ko inyanja yo birivuga inyanja ibirimo kuvuga isi. So rero inyamaswa yazamutse iva mu nyanja ni systeme isi ikoreraho, ni systeme isi igenderaho. So bityo rero tubereka uburyo ki isi yagerageje gucreatinga umurongo umwe isa nkaho yose ihuriramo kugira ngo ube ari wo uhedinga imikorere yose y'isi. Hahandi usanga ibihugu byose byo ku isi hari ahantu bishobora guhurira bigafata izina rimwe. Aho hantu mwese murahazi, nta handi ni muri UN. Ni ukuvuga ngo twabahaye urugero turabwira ngo ingabo z'igihugu runaka zishobora kujya mu kindi gihugu kurwanayo ariko zikagenda zambaye ibendera rya UN. Icyo gihe ni umuryango w'abibumbye n'isi yose, ntabwo ari igihugu runaka cyaguteye cyangwa se cyaje kukurwanya. Ariko iyo baje bambaye umwambaro uriho ibendera ry'igihugu cyabo, icyo gihe ni igihugu kigiye kurwana n'ikindi, cyangwa se ni igihugu kigiye gutabara ikindi. Ariko igihe cyose bagiye munsi y'ibendera rya UN, ni ukuvuga ngo ntawe babazwa kuko bari muri organisation mondiale. So rero ibyo byo twarabisobanuye muri kiriya gice cyabanje. Hanyuma turabwira ngo tuzasobanura inyamaswa noneho izamuka iva mu gitaka. Twabasobanuriye neza yuko
igitaka, iyo Bibiliya ivuze igitaka cyangwa se ubutaka, ibirimo kuvuga itorero cyangwa se abakristo cyangwa se abantu bumva ijambo ry'Imana. Kuko muribuka Yesu aca umugani umubibyi, yaravuze ngo umubibyi yasohoye imbuto, agitangira kwiba, zimwe zigwa mu nzira, izindi zigwa ku butaka bw'akara, izindi zigwa mu mahwa, izindi zigwa ku butaka bwiza, izindi zigwa ku rutare, inyoni zirazitoragura, izindi zikemera amahwa araziniga, ariko izindi zigwa mu butaka bwiza, hanyuma ziramera, zirera, zigira umusaruro, rimwe rigera 100, 200 gutyo. So rero ahangaha Yesu arimo gusobanura, yavuze ngo umubibyi ninde? Nubwiriza ubutumwa. Imbuto ni ikintu, ijambo ry'Imana. Ubutaka ninde? Nabumva ubutumwa bwiza. Rero murango mumva ubutumwa bwiza, harimo babwumva barangiza bakabwakira, abo ngabo nibo birigiranye n'ubutaka bwiza. So rero mu gihe Bibiliya ivuze ngo mbona inyamaswa izamuka iva mu gitaka, iyi ni inyamaswa izamuka iva, no kuvuga ngo ni systeme cyangwa se ni imikorere y'amadini. Aha ndagira ngo munyumve neza, no kuvuga ngo ni imikorere y'amadini. Nimba arashobora gukurikirana cya gice twasobanuye inyamaswa ya mbere uko yabayeho, biraza kugufasha kumva neza ni inyamaswa ya kabiri uburyo igomba kubaho. Kandi ibyo ngibyo biraza kutuganisha kuza gutanga igisubizo cya nyacyo ku bibazo abantu benshi bibaza. Ndizera ntashidikanya yuko ubasha gusobanukirwa neza uhereye uyu munsi wa none, nta kibazo uzongera kugira wibaza kubirebana no kuvuga ngo umuntu runaka cyangwa se kanaka niwe antikristo. Ibyo ngibyo turaza kubigeraho, uraza kubyumva neza cyangwa se uraza kubisobanukirwa. Rero twabasobanuriye inyamaswa ya mbere izamuka iva mu gitaka, uko yazamutse nuko yaje guhura n'uruguma rukayica ndetse ikongera kubaho. Twababwiye ibya League of Nations uko yabayeho, hanyuma intambara ya kabiri y'isi ikayisenya. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ni uruguma, yarakomeretse hanyuma irangije irapfa. Kuko League of Nations yari ibayeho cyangwa se yarije kugira ngo ifate ibihugu byose byo ku isi ibishyire hamwe, bashyireho itegeko rimwe, bashyireho umurongo umwe, bashyireho organisation zimwe, bashyireho imikorere imwe, ariko intambara ya kabiri y'isi ije irayisenya. No kuvuga ngo iyo system yasaga nkaho yari ipfuye, yari irangiye, yari ivuye. Bivuze ngo inyamaswa ya mbere yari ipfuye igihe League of Nations yari ihagaze kubera intambara ya kabiri y'isi Hitler yatangije. Ariko mu 1940 intambara ya kabiri y'isi irangiye, ibihugu byo ku isi birongera gishamo beravuga ngo wa mugambi cyangwa se wa murongo wa League of Nations dushobora kugarura, ariko noneho iraza kuza ari UN, ntabwo iri buze kuba ikiri League of Nations. Uko niko UN yahise izuka cyangwa se yahisiza, no kuvuga ngo ari League of Nations izutse, ariko izuka mu rindi zina rya UN. Twabasobanuriye neza tubereka na kiriya gishushanyo UN irimo gukoresha umunsi wa none nka Guardian International Peace and Security yashyize ku marembo yayo. Twakiberetse uburyo ki uko kimeze, imiterere yacyo bihuye neza n'ibiri muri kino gice cya 13 uhereye ku murongo wa mbere kugeza kuri uyu murongo wa 9. Ibyo twagerageje kose no turebereka neza impamvu barimo bisanisha n'ira nyamaswa iri mu byahishuwe. Ubusanzwe niyo nyamaswa imazeho igihe iriho, ariko abantu batabisobanukiwe. So iki ngiki negero kugira ngo mwumve neza iriya nyamaswa ya mbere iva mu nyanja. Hanyuma rero hejuru y'ibyo ngibyo bibirongera kuvuga ngo mwibuke neza yuko inyamaswa iva mu nyanja niyo yaje bwa mbere, igira uruguma rurayica ariko irongera kubaho. Noneho nyuma haza indi nyamaswa ivuye hehe? Ivuye mu butaka. Nituvuga ubutaka hita wumva neza amatorero. No kuvuga ngo ahangaha nituvuga amatorero cyangwa se amadini cyangwa se imikorere y'amadini, ntabwo turimo tuvuga katolike yonyine, ntabwo turimo tuvuga Islamu yonyine, ntabwo turimo tuvuga aba Pentecost cyangwa se aba ADP. Oya, ni imyizerere yose, no kuvuga ngo na amadini yose yo kwisi. Rero iyi nyamaswa igomba kuza ivuye mu butaka, biravuze ngo ifite amahembe ameze nk'ay'umwana w'intama. Bivuze ngo igomba kuza, kuko mwibuke umwana w'intama ninde? Ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni umwana w'intama. Ibyo ngibyo nabyo twigeze kwibigisha tubasobanurira uburyo ki Yesu Kristo ari we ntama yari mu ngobyi ya Edeni igihe Adamu na Eva bakoraga icyaha. Niwe ntama yari hari kugira ngo abacungure cyangwa se atume bongera kubona ubwiza, kuko baramaze gutakaza ubwiza bambaye ubusa, ariko bongeye kwambara bambaye umwambaro wa Kristo, bambaye uruhu rw'intama. Ni Yesu Kristo wari uri hariya mu ngobyi ya Edeni, yari ahari mu ishusho y'intama.
Aburahamu ajya gutamba Isaka ku musozi, ya ntama yabonetse mu gihuru, ifashwe n'igihuru, amahembe afatiwe mu gihuru, iriya ntama yari Kristo. Ni Kristo wari uri hariya, niwe wacunguye ubuzima bwa Isaka. Novuga ngo Isaka yagombaga gucungurwa kugira ngo azashobore kuvamo cyangwa se azashobore kubyara urubyaro ruzitirirwa Imana, kuko abana b'Imana ntabwo bashobora ko batacunguwe. So rero Yesu Kristo yazamutse hariya kuri uriya musozi kugira ngo acungure urubyaro rwa Aburahamu. Niyo mpamvu Abisirayeli babonye agakiza mbere yuko Yesu Kristo ajya ku musaraba. Kubera iki? Kuko bo bapfiriwe ku musozi Moriya, aho Aburahamu yagiye gutamba Isaka, niho Abisirayeli bacunguriwe. Urubyaro rwa Aburahamu ni nayo mpamvu Yesu Kristo ariwe yaje kuvukiramo, kuko ari bo bari baramaze gucungurwa. Ariko twebwe abanyamahanga twabonye agakiza ubwo Kristo yajyaga ku musaraba. Ngarutse mu Bisirayeli mu gihe bavuga mu gihugu cy'Egiputa, kugira ngo basohoke mu gihugu cy'Egiputa byabaye ngombwa yuko habagwa umwana w'intama, amaraso y'umwana w'intama arameneka. So uriya ni Kristo warimo kugenza gute? Wari urimo gucungura Abisirayeli kugira ngo basohoke mu gihugu cy'Egiputa. Ibikorwa byose byari byakozwe, Mose yakoze ibishoboka byose, akora ibishoboka byose kugira ngo yemeze Farao arekure, Mareka aramanuka yica abana b'imfura, ariko ibyo byose ntabwo byari bihagije hataraboneka amaraso y'umwana w'intama. So Yesu Kristo rero aritanga muri gajoro, arapfa, amaraso ye arameneka, hanyuma Abisirayeli baremererwa bakundirwa gusohoka mu gihugu cya Egiputa. Yesaya mu gice cya 53 ubwo yari mwiyerekwa yabonye Yesu Kristo aza mu isi, ariko aza ari umwana w'intama. So nagira nkubwire rero ahanga mu gitabo cy'ibyahishuwe Bibiliya ivuze ngo iyo nyamaswa yaje ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama. No kuvuga ngo no umuntu uzaza avuye muri organisation y'amatorero, nkuko habayeho organisation y'ibihugu, niko hazabaho na organisation y'amatorero. Iyo rero iyo mpuzamatorero cyangwa se iryo shyirahamwe ry'amadini, nimvuga itorero ahangaha wenda hariho bamwe bari busekomeka mvuge impuzamadini, kuko uyu munsi wa none hari ibyo bita za alliance n'ibindi bitandukanye. Ibyo nabyo ndaza kubigeraho mu kanya. So rero iyi nyamaswa ya kabiri igomba kuza ivuye mu butaka, ivuye mu madini. Nituvuga ubutaka na madini, so nuvuga igomba kuza ivuye mu madini, mu bantu basenga, mu bantu bafite imyizerere. Hanyuma kandi igomba kuza ifite umutwe, ariko uwo mutwe uriho amahembe nk'ay'umwana w'intama. So bivuze ngo igomba kuza ifite ishusho nk'iya Kristo. Nuvuga ngo igomba kuza yigize Kristo, cyangwa se yigize nk'umwana w'intama. Urumva? Nk'umwana w'Imana. Igomba kuza nka Kristo. Ngo hanyuma yarangize baravuze ngo ivugisha cyangwa se ivuga ijwi ry'ikiyoka. So bivuze ngo no umuntu uzaba ariho aturutse mu madini, ariko agaragara nk'umukozi w'Imana, cyangwa se nk'ukorera Imana, cyangwa se nk'umwana w'Imana, ariko akoresha imbaraga za Satani, akoresha imbaraga z'ikiyoka. Nituvuga ahangaha ikiyoka nabyo urashobora kubyumva usubiye mu gice cya 12 cy'ibyahishuwe. Bibiliya iravuga igihe umudamu yarimo kuramukwa. Biravuga ngo umudamu arimo kuramukwa agiye kubyara, ngo cya kiyoka ngo gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Mwibuke Bibiliya ivuga hanga mu gitabo cy'ibyahishuwe 13 uhereye hariya ku murongo kugeza ku murongo wa 9, ivuga iriya nyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10. Ahangaha mu gitabo cy'ibyahishuwe 12 Bibiliya irimo kuvuga umudamu arimo kubyara, inzoka yari imuri imbere yari ifite imitwe 7 n'amahembe 10. So bivuze ngo ya nyamaswa ya mbere iva mu nyanja ifite imitwe 7 n'amahembe 10 niya systeme y'isi, ariko ikoresha imbaraga za cya kiyoka cyari gihagaze imbere y'umugore arimo kubyara. So bisobanuye neza ngo systeme y'isi iri uyu munsi wa none, cyangwa se imikorere y'isi, revelation isi ifite na systeme isi ikoreramo, ni systeme ihabwa na ya nzoka y'imitwe 7 n'amahembe 10.
niyo mpamvu bivuga ngo iriya nyamaswa nayiza ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Iyo nzoka ngo ihagarara imbere y'umugore arimo kubyara, kugira ngo namara kubyara ikora iki? Ngo ifate umwana imutotsobe, niko birivuga, imuconshomere imumire. Ngo ariko akibyara ngo wa mwana arasahurwa ajyanwa mu ijuru. Ibi ngibi nabyo ndaza kubigarukaho. Arasahurwa ajyanwa mu ijuru, ngo iruhande rw'Imana isumba byose, yicara iburyo bw'Imana isumba byose. Ngo hanyuma ngo wa mugore ahungishirizwa mu butayu, ngo kugira ngo ahamare igihe n'igice cy'igihe. Ngo yanzoka ibonye ko umwana asahuwe ishaka kwica wa mugore, ariko wa mugore ahabwa imbaraga yiruka ahunga ya nyamaswa. Ahunze ya nyamaswa cyangwa se ahunze ya nzoka, ngo yanzoka ibonye yuko idashobora kumushyikira, ngo icira uruzi kugira ngo rutembere inyuma ya wa mugore rumuhitane. Uwo mwanya igicira uruzi, Bibiliya ivuga ngo wa mugore ahabwa amababa araguruka ajyanwa mu butayu. Agejejwe mu butayu, ngo hanyuma ngo isi itegeko kwasama ikamira y'amazi cya cyoka cyaciriye. Ibi ngibi byabaye igari ubwo Yesu Kristo yavukaga. Uyu mugore uvugwa hanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 12 ni Mariya nyina wa Yesu. Uyu mwana uvugwa wavutse ni Yesu Kristo. So igihe Yesu Kristo yavukaga, yanzoka yahise yinjira kwande abankurikiye mu gitabo cya Matayo ibice 2 kwa Herode. Herode yacira umwuka wa yanzoka kugira ngo yice Yesu. Ubundi Herode niwe antikristo wa mbere wabayeho. Kuko nituvuga antikristo bivuze iki? Bivuze umuntu urwanya Kristo, cyangwa se umuntu wanga Kristo, urwanya Kristo, antivirus, antichemicals. Nuvuga ngo ni ikintu kinetraliza ikindi, ni ikintu cyica ikindi, ni ikintu gikuraho ikindi. So rero antikristo wa mbere widekaraye ni Herode. Acyumva ngo Yesu yavutse, ako kanya Yesu acura imigambi yo kumwica. Ariko muri iryo joro yagombaga kumwica, nibwo marayika yamanutse abwira Yosefu ngo hungisha umwana na nyina, bahungire hehe? Bahungire muri Egiputa. Umwana na nyina barahungishwa. Herode abonye yuko adashoboye kwica umwana na nyina, niki yakoze? Bibiliya ivuga ngo ako kanya ategeka yuko abana bose baraye bavutse kugeza ku kwisha imyaka 2 bose bicwa. Ahangaha nibyo Yohana arimo kubona mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 12. Igihe hariho habaho iriya massacre cyangwa se iriya genocide yo kwica abana kugira ngo bahitane Yesu, ni rwaruzi yanzoka yaciriye kugira ngo ihitane umwana na nyina. Ariko ngo bahungishirizwa mu butayu. Mu butayu bivuga ahangaha ni muri Egiputa. Imana tugire neza. Reka mpite mboneraho nubwo bitari biri mu murongo w'ibyo ngomba kuvuga muri kano kanya. Bene data w'abakatolike, mwizihiza umunsi wo kujya mu ijuru kwa Bikira Mariya. Barababeshya, ntabwo yigeze ajya mu ijuru. Bibiliya yavuze ngo yahawe imbaraga zo kungishizwa mu butayu, umwana azamurwa mu ijuru. Ntabwo umwana yazamukanye na nyina, ni Bibiliya. Nimba umpaririza uzane Bibiliya yawe uyisome, nanjye nzane Bibiliya yanjye nkwereke uko biri bivuga. Bibiliya bivuga neza, umwana arazamurwa ajyanwa mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana. Ariko nyina ahabwa amababa araguruka ahungishizwa mu butayu. Ntabwo yazamutse mu ijuru. So rero icyo ngicyo nizere yuko utakijyaho impaka. Nimba ubyizera gutyo ubyizere gutyo, ariko kuri kw'ijambo ry'Imana nuko nguko. Kuko byanze bikunze abantu bazizera ibinyoma. Icyo cyo nacyo ndaza kukigeraho mu kanya gatoya. So rero niki cyabaye ahangaha? Ni ukuvuga ngo antikristo wa mbere yaramaze kwidekarara ninde? Ni Herode. So ibyo bisobanuye neza ngo antikristo yamaze kuza kera. Siko bimeze? Kuko umunsi Herode yashakaga kwica Yesu yari antikristo, yari marwanya Kristo.
bihuye neza n'ibyavuzwe mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 12. Inshuro nyinshi musoma biriya ntimuyumve, ariko ntabwo twabarenganya. Kubera iki? Kubera yuko ijambo ry'Imana ryanditse mu migani. Ryanditse mu migani. Yesu Kristo yigishirizaga mu migani, hanyuma yarangiza akageza gute? Akajya kwarana n'abigishwa biwe, akabasobanura buri kimwe cyose kijyanye n'ibyo yavugiye mu migani. Daniyeli yarerekwaga akabona ibintu ariko ntasobanukirwe, akongera agasura amasengesho gusenga ngo asobanuze Imana. Marayika akamanuka akaza kumbwira ngo ibyo wabonye, ibyo weretswe nibi nibi. So rero ushobora gusoma ibi ngibi ntubyumve, ariko kuba utabyumva soko bidasobanutse, kuko Yesu Kristo afite abantu ajya yihererana nabo akabasobanurira. Imana ifite uburyo kijyohereza abamarayika bakaza bagasobanurira. So niyo mpamvu hariho abantu bafite ubwenge buva ku Mana, bashobora gusoma ibyanditswe bakabyumva kandi bakabisobanura. Ariko iyo wabisoma ukumva ngo inyamaswa izamuka iva mu gitaka, ukabigwa ibyo ari byo. Ukumva ngo inyamaswa izamuka iva mu mazi, ukibaza ngo ni ikintu cy'igikoko kizamuka kikava aho ngaho. Oya, ibi byose ni imigani, ariko umwuka w'Imana ajya yegerana n'abana biwe akagenza gute? Akabasobanurira. Okay, rero reka tugaruka aha ngaha. Mbere yuko dukomeza, reka tujye mu gitabo cya Yohana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2, murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 19. Biravuga ngo, bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nkuko mwumvise yuko Antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka aba Antikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Ibi ngibi ni urwandiko rwa mbere Yohana yanditse, arimo yandikira itorero ryo mu gihe ciwe nyuma y'uko Yesu Kristo yaramaze kuzamuka mu ijuru, nyuma y'igihe gito cyane. Arandika arababwira ngo mwumvise ko Antikristo azaza, ariko nagiye mbabwire yuko Antikristo yamaze kuza. Ba Antikristo bamaze kuza, barahari, bari kumwe natwe. Icyo nshaka kubwira uyu munsi ni iki ngiki: ba Antikristo ntabwo baje uyu munsi. Umunsi Yesu avuka, Antikristo wa mbere yari dekaraye, ari we Herode. Yesu Kristo mu myaka 33 yamaze ku isi, yahuye n'abantu benshi. Ubwo yaramaze gukiza umugabo wari umaze imyaka 38 aba mu marimbi, abiyo ngiyo. Abantu muri amudugudu bahindutse ba Antikristo, baramurwanije bambwira ngo va hano, genda, ntabwo tugushaka. Uko niko bamwirukanye. Abantu bo muri amudugudu wa Magadalena, novuga ngo bari barimo umwuka wa Antikristo, kuko barimo barwanya Kristo kandi baramwirukanye. Yuda yishwemo n'umwuka wa Antikristo, agambanira Kristo, arabambwa ku musaraba. Abafarisayo n'abakoresha bikoro n'abanditsi baje gufata Yesu bakajya kumubamba ku musaraba, bari barimo umwuka wa Antikristo. Umwuka wa Antikristo niwo bakoreshaga kugira ngo bakore biriya. So kuva icyo gihe intumwa zarishwe, zicwaga kubera iki? Zihorwa ijambo ry'Imana, zihorwa ko zirimo zivuga Kristo. Stefano yatewe amabuye n'abande, n'aba Antikristo. Nicyo hano arimo kuvuga aha ngaha ngo ba Antikristo baturimo, ndetse bamwe bavuye muri twe. Kuko nukomeza ugasoma aha ngaha ku murongo wa 19 avuga ngo abo bavuye muri twe, ngo icyakora abo bavuye muri twe, ngo icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba abacu baba baragumanye natwe. Ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragaze ko atari abacu rwose. So bivuze neza ngo abangaba ba Antikristo bo Yohana arimo kuvuga hariya n'abantu bakoranye nabo, bahoze muri systeme ya Kristo, bubaha Imana, basenga Imana, ariko igihe kiragera bafata uruhande rwo kuba ba Antikristo, bo kurwanya Kristo, bo kurwanya umwuka wera. So ibyo rero ntabwo byagarukiye icyo gihe, byarakomeje kugeza n'uyu munsi wa none.
n'ubu turimo tuvugana, n'ubu n'ubutumwa burimo bubageraho, Kristo tubana nabo, tugendana nabo. Bamwe bava mu ministeri yacu, abandi bava mu miryango yacu, abandi bava mu nshuti zacu, abandi tuba twakoranaga umurimo w'Imana, abandi tuba twasenganaga, ariko igitondo kimwe bakabyuka bagafatwa n'umwuka wa Antikristo, bakajya mu ruhande rwo kurwanya Kristo. Bibaho. So rero nituvuga kuri Antikristo, uyu munsi none hariho ba Antikristo benshi buzuye ahantu hose, buzuye muri za guverinoma, buzuye mu matorero, buzuye mu madini, buzuye muri za ministeri, buzuye mu organization hirya no hino. Antikristo baruzuye ni benshi. Ariko nayo nkubwire ngo nubwo bimeze gutyo, nubwo ari benshi, hagomba kuzabaho Antikristo umwe. Uyu rero Antikristo umwe ni utaragenza gute, ni utarerekanwa, ni utaragaragazwa. Kubera iki ataragaragazwa? Uyu Antikristo umwe ugomba kuza ahagarariye abandi agomba kuza agaragaza cyangwa se ariwe uhedinze ayoboye abandi ba Antikristo buze hirya no hino ku isi. Ni uwuhe? Ariwe ugomba kugaragara, hanyuma igihe cy'imperuka kikaza. Reka tubanze dusome mu gitabo cy'Abatesalonike ba kabiri, turasoma duhereye ku murongo wa 3. Bibiliya ivuga ngo ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kujya kwimura Imana kutabanje kubaho. Kandi ujya munyabugome atarahishurwa, ariwe mwana wo kurimbuka, n'umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Ntimwibuka yuko nabibabwiye ibyo bikiri nkiri kumwe namwe? Kandi nanone muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Kuza kuba mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Paulo yarimo yandikira Abatesalonike ababwira ngo ntihagire ubahagarika umutima, ababwira yuko umunsi w'imperuka amaze kubaho. Kuko hari inkuru zabayeho n'ubu ngubu zijya ziba, bakavuga ngo imperuka irabaye. Muribuka mu 2000 inkuru zaracicikanye ku isi, ndetse abantu bamwe bajya mu stade, abandi bagurisha ibya, abandi bariyeza bazi ngo imperuka irarangiye. Rero ibi ngibi ntago byabaye mu 2000 gusa, ahubwo no mu gihe cya Paulo higeze kwaduka inkuru zivuga ngo imperuka yabaye. Imperuka yabaye, Kristo yaje, itorero ryagiye. Paulo yandikira Abatesalonike arababwira ngo ntihagire ikintu kimwe kibabeshya cyangwa se kibahagarika umutima, kuko urya munsi ntabwo ushobora kubaho hatabanje kubaho kwimura Imana. Urya munyabugome Antikristo atabanje kwerekanwa. So bivuze neza ngo hariho ba Antikristo benshi, ariko hariho Antikristo umwe ugomba kwerekanwa.
ngo akicara mu rusengero akigira Imana. So abariho uyu munsi wa none bakorera muri systeme ariko ntabwo biyerekana. Nuvuga ngo ntabwo bafite imbaraga za cya kiyoka. Bafite umwuka wa Kristo ariko ntabwo bafite imbaraga za cya kiyoka. Ibyo rero bituma hariho undi umwe utegerejwe agomba kuzaza, hanyuma akaza afite imbaraga n'ubushobozi bwa cya kiyoka. Kuko mu gitabo cy'Ibyeshuwa 13 biravuze ngo avuga ijwi ry'ikiyoka, ngo ategekesha ububasha, ngo akora ibimenyetso n'ibitangaza, ngo hanyuma arema igishushanyo cy'inyamaswa ya mbere agiha guhumeka no kuvuga ibikomeye. Mu gitabo cy'Abatesalonike biravuze ngo uyu nguyu azakora ibimenyetso n'ibitangaza, ngo azamanura n'umuriro uve mu ijuru. Kubera iki? Kugira ngo abantu bamwizeye, ngo kuko batemeye ukuri. Icyitondere, kugira ngo wumve neza, Bibiliya iravuze ngo kuko batemeye ukuri, ngo bizere Imana, bakunda ukuri, bagendere mu kuri, ngo nicyo kizatuma Imana yemera yuko bizera ibinyoma. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, hariho igihe kizagera Imana ikingura umwuka w'ibinyoma umanuke mu isi, abantu bizera ibinyoma, ngo kugira ngo kurimbuka kwabo kuzure. Kubera iki? Kuko igihe cyo kuvuga ukuri no kubwirwa ukuri, abantu batigeze bakunda ukuri ngo bakurikire ukuri, bizera ukuri. Yesu yaravuze ngo naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ngo ariko nyuma yanjye hazaza undi mu izina rye kandi we muzamwemera. Ibi ni Yesu Kristo wabivuze. Yitegereje Abisirayeli, areba abantu, arabwira ngo nabanye namwe. Ni kangahe nashatse kwabundikira nk'uko inkoko ibundikira imishwi mu mababa, ariko mukanga mukaninira. Nabanye namwe ku manywa na nijoro, nakoze byose kugira ngo mushobore kwizera ukuri, mushobore kunyemera, mushobore kunyakira. Navuye kuri Data ariko mwarabyanze. So n'ikiraro kigiye kuzabaho, jyewe ndagiye, ariko nyuma yanjye hazaza undi. We ntabwo azaza mu izina rya Data, azaza mu izina rye kandi we muzamukurikira. Nicyo Pawulo yandikiye Abatesalonike ababwira ngo Imana izarekura umwuka w'ubushukanyi, izarekura umwuka w'ibinyoma, kugira ngo abantu batakunze ukuri, kugira ngo abantu batizeye ukuri bakurikire bya binyoma, hanyuma ukurimbuka kwabo kuzure. Kuko uyu munsi none hari abantu bishushanya imbere y'Imana, Imana irabana ikabura ahantu bakarasa. Ikabura ahantu ibashyira. Ibashyire kwa Satani se, bavuga ko atari abaho. Ibashyire mu bwami bwayo se, reka da ntibabamo. Ikitegereza ko ubusaba ngaba nimboreza kwa Satani baraburana. Iwanjye nta kibanza bahafite. Okay. Icyo nzakora ni kimwe, nzarekura umwuka w'ubushukanye, bitangaza by'ibinyoma bikoreke mu maso yabo, hanyuma babibone babyizere, bizere ibinyoma, kuko igihe cyose ukuri kwabanye nabo ntibigeze bakumva kandi ntibigeze bakwemera. So rero uyu nguyu Antikristo azaza yigize Yesu, ariko azaza mu izina rye, ntabwo azaza mu izina ry'Imana. Niyo mpamvu azahagarara hera hahera, yarangiza akavuga ngo nijye Mana mu nsenge, ngo kandi utazemera kumusenga no kumuramya azagenza gute? Azamwicisha inkota. Ngo azakora ibitangaza byuzuyemo imbaraga z'abadayimoni, ariko abantu ntibabireba bagire ngo ni imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ntugakangwe n'abantu ngo bakora ibitangaza, ntugakangwe n'abantu ngo, kuko mu gitabo cya Matayo muzi twabwiye ko twasomera imirongo myinshi, Matayo 24, kuko iki kibazo twatangiye twibaza kugira ngo tugisubize birasaba ko tujya in deep. Ntabwo dushaka gukoresha amarangamutima, kuko abantu benshi bagera kuri iyi ngingo bagakoresha amarangamutima, bagakoresha ama emotion y'amadini,
y'amateoloji n'ibindi, ariko je ntabwo nshaka ko dukoresha ama emotion, ntabwo nshaka ko dukoresha amarangamutima, ndashaka tujye in deep turebe ukuri kw'ijambo ry'Imana, ihishurirwa, revelation from Holy Spirit. Kandi ndazi neza ko umaze gukurikirana kino kiganiro, umaze gukurikirana buno butumwa, hariho ugusobanukirwa, hariho ukuganirizwa no Mwuka Wera kubasha kuzejura ubuzima bwawe. Matayo 24:23 ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore nimba bishoboka. Dore bibabwiye bitaraba. Yesu Kristo yarabivuze muri Matayo 24, hazaduka abantu biyita Kristo ari abahanuzi b'ibinyoma, bakoresha imbaraga z'abadayimoni, bakora ibitangaza bitandukanye. So niyo mpamvu uyu munsi wa none ko umuntu ashobora guhagarara akakubwira ngo wavutse ku itariki izi n'izi, isoni kanaka, nyoko ni kanaka, wavukiye aha naho, umeze gutya naho, ufite abana banaba, ngibyo ngibyo bituma umwizera ngo ni umukozi w'Imana. Oya, nujya hanga muri Matayo 24 birakwereka neza icyo cyo ntabwo aricyo kikwereka ko ari umwana w'Imana. Ntabwo aricyo kikwereka ko ari umwana w'Imana. Nimba atakwereka Kristo, nimba atakugeza kuri Kristo, nimba ibyo ngibyo arimo kukubwira bidatuma umutima wawe uhinduka ngo usabane n'Imana, wegerane n'Imana, umugenzi ujya mu ijuru, ibyo ntabwo rwose bisobanuye ko ari umukozi w'Imana. Kuko inshingano ya mbere intumwa, abahanuzi, abashumba, abakozi Imana dufite no guhindura abantu kuba mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu ikintu cyose tugomba gukora kigomba kuba kigamije guhindura abantu kuba abana b'Imana, kuvana abantu mu bwami bwa Satani kubajyana mu bwami bw'Imana. Nimba ari buhanure, nimba ari bwerekwe, nimba ari bukubwira ibyo wavukiyemo naho waciye naho wanyuze, nimba ari bukora igitangazo ugahaguruka cyangwa se ugahumuka cyangwa se ugakira, ibyo ngibyo bikabita kujyana mu bwami bw'Imana cyangwa se bikabita kwandikisha mu bwami bw'Imana, birapfuye. Ibitangaza byose Kristo yakoraga yabaza kubwira ikintu kimwe, ibyaha byawe urabibabariwe, hanyuma yarangiza ngo urakize. So bivuze ngo nta kubabarirwa, nta gukira, nta bwami bw'Imana, nta bitangaza, nta bwami bw'Imana, nta bimenyetso. Rero ibimenyetso bitari mu bwami bw'Imana, bitarimo guhinduka no kwihana no gukizwa no kujya mu bwami bw'Imana, ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Bizaba, bizakorwa, n'ubu birakorwa kandi bizakomeza bikorwe, ariko ntabwo ari byo bijyana abantu mu ijuru. Ntabwo abantu bajyanwa mu ijuru n'ibitangaza, abantu bajyanwa mu ijuru no guhinduka bakabana b'Imana. Bibiliya ivuga ngo kuko abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo guhinduka abana b'Imana. Niba rero ibyo ngibyo bitari butume wizera cyangwa se bitari butume uhinduka nk'umwana w'Imana, ntahuva ntahujya. Kuko ibingibi Antikristo n'abakozi biwe bazabikora kandi bazabikoresha. Okay? Hari ibibazo byibazwa. Ikibazo natangiriye, kubera iki abantu bapointinga cyangwa se batunga urutoki Papa wa Vatikani ngo niwe Antikristo? Kuko kugeza uyu munsi wa none Antikristo ntabwo arerekana, ariko Antikristo bobo tubana n'abantu hose. Si umuntu runaka, si runaka, si runaka, si kanaka. Antikristo baruzuye ahantu hose, tubana nabo impande zose z'isi. Aho uri hose, buryo no mu kazi mugendana nabo, muhura nabo muri bisi, Antikristo baruzuye. Ariko Antikristo mwenyewe, umuyobozi w'abandi Antikristo bose, uri ugomba kwerekana, we ntabwo aragaragazwa. None kubera iki abantu bapointinga kuri we bakavuga ngo uriya mugabo cyasura musaza niwe Antikristo? Ese ni ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri? Ese ubundi babikura he? Bashingira ku kibavuga ibi ngibi? Okay, reka tujye mu gitabo cya Daniel ibice 11
turasoma ku murongo wa 36 tugeze ku murongo wa 38. Nuko uwo mwami azakora uko ashatse, yigire munini, yishyire hejuru ngo asumbe imana zose, kandi azavuga ibikomeye bisuzuguza Imana nyamana. Bazasohorera bisuzuguza Imana nyamana, azishyira yizane kugeza aho uburakari buzasohorera, kuko ibyagambiriwe bizasohozwa. Kandi uwo mwami ntazita ku mana z'abasekuruza, cyangwa ku gushaka abagore, cyangwa ku cyitwa imana cyose, kuko azishyira hejuru ngo asumbe byose. Ahubwo mu cyimbo cyayo azubaha imana y'ibihome, nuko imana basekuruza batigeze kumenya azayubahisha izahabu n'ifeza n'amabuye y'igiciro cyinshi n'ibintu by'igikundiro. Imana itugire neza. Nubwo ngo ahangaha no birimo iragaragaza uyu mu antikristo uzerekanwa azaba ameze gute. Icyambere ngo ntabwo azita ku byo gushaka abagore, nubwo ngo azaba ari umugabo ariko utarigeze urongora cyangwa se utarigeze ugira umugore. Nubwo ngo muri character ziwe, mu mikorere yiwe, ntagazigera ashaka cyangwa se ntagazigera agira umugore. Hanyuma ngo Imana azazubahisha ifeza cyangwa se amafaranga. Ibi ngibi bisobanuye iki? Ahangero niho rero babanzi bahera bahita bapointing bakavuga ngo nta wundi muntu uriho ukomeye ufite ijambo ushobora guhagarara muri pozisiyo kandi akafite ibimenyetso byo kudashaka no kutarongora usibye papa wenyine. Bakongera bakabihera uburyo ki isi cyangwa se abategetsi b'isi bose iyo bagiye ku butegetsi. Feri ya mbere bayifatira i Vatican. Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Biden aheruka gutorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yo kugira ikindi gihugu icyo ari cyo cyose asura, urugendo rwa mbere y'urukora i Vatican kwa papa. Mwese ibihugu muherereyemo, abaperezida banyu ndazi neza ko ku myanya bamaze ku butegetsi, papa ashobora kuba atarasura ibihugu byanyu, ariko bageze i Roma kwa papa. Bigaragara neza ngo hariho connection y'ubutegetsi bw'isi n'ubutegetsi bwa Roma. Hanyuma ikindi cya kabiri nuko uyu mu antikristo agomba kuba ari umuntu uri mu idini kandi ufitanye imikoranire na politiki. Ibi ngibi rero bivuze iki? Nujya kureba urasanga Kiliziya Katolika ariyo ifite imikoranire na politiki mu buryo bwihuse. Urasanga ibijyanye n'imikoranire y'idini, bafite guverinoma yabo, bafite ifaranga ryabo, bafite ingabo za gisirikare, bafite ibintu byinshi cyane bitandukanye bya politike. No kuvuga ngo barakora nk'abayobozi b'idini, nk'abayobozi ba guverinoma, kandi bakongera gakora nk'abayobozi b'idini. So rero ibyo ngibyo byose biragenda bigahita bifata cyangwa se bigahita biha babandi bahita bemeza yuko papa ari we antikristo. Bagahita bahagarara ku kanya bagahita bemeza immediate, dukurikije ibi nibi uyu nguyu niwe antikristo. Izo ngizo ni analyse zishingiye ku byo abantu baba barebesheje amaso yabo. Izo ni analyse ziba zishingiye ku byo abantu baba barebesheje amaso yabo. Ariko kandi ntabwo
wahita wemeza direct. Kubera iki? Kuko hagiye habaho igihe kinini cyangwa se inshuro nyinshi izo analize zikabaho cyangwa se zigakorwa. Mu ntambara y'isi ya kabiri Hitler ahagurutse, ibitabo byinshi byaranditswe, abashakashatsi benshi baravuga avuga ngo Hitler niwe antikristo, ariko biza kurangira apfuye, avuyeho na systeme zo n'imikorere yiwe birangiye atabaye antikristo. Mu gihe cya Stalin wayoboraga Uburusiya, mu gihe cya Cold War cyangwa se intambara y'ubutita, kubera amatwara akomeye ya Stalin, kubera imikorere n'imikoreshereze yiwe iteye ubwoba, ibitabo byinshi byaranditswe, komantere nyinshi zirakorwa, ibintu byinshi biravugwa ati uyu nguyu niwe antikristo, niwe wa mwana wo kurimbuka Bibiliya yavuze. Ariko nawe igihe kiragera arapfa, avaho, aragenda, arasimburwa. Hari n'abandi benshi bagiye baduka tudashobora kubabwira muri kano kanya, ariko bakaza kubera amatwara bazanye. Ngira ngo hari n'umuperezida w'umunyamerika nabigeze kugenda akavuga ati uriya we uje na Obama kugiye kibigiye ajyagaho, abantu bose bavuga tumva noneho uyu mwirabura ibyazanye ibyarimo gukora ibi nibi, uyu nguyu niwe antikristo nta kabuza. Ariko birangira avuye ku butegetsi, Trump aramusimbura. So rero igihe cyose abantu bari bafata umuntu runaka bakamusanisha n'ibi bintu, bakavuga ngo dushingiye kuri ibi, tugendeye kuri ibi, turabona ko uyu nguyu ari we antikristo. Ariko bwoko bw'Imana nagira ngo mbabwire ngo ikintu mugomba gusobanukirwa n'iki ngiki. Kugeza uyu munsi wa none ndimo gukora kino kiganiro, ntago wakwemeza ngo Papa w'Vatikani niwe antikristo. Oya, ntago wabyemeza. Nkuko n'abandi bose bagiye bemeza ngo niwe antikristo, ariko bikarangira atari wowe antikristo. So uyu munsi none no kwemeza ngo Papa w'Vatikani niwe antikristo, uko nguko harimo akabazo. Ntago ari byo. Ahubwo ndakwereka uyu mwantikristo dukurikije systeme n'imikorere, dukurikije uko biri tubwira, ndakwereka uwo ari we. Simubwira izina ryiwe, ariko wowe ubwawe uraza kugenza gute, uraza kumyibonera. Bibiliya yavuze ngo iyo nyamaswa izazamuka ivuye hehe? Ivuye mu butaka. Ubutaka twabasobanuriye yuko ari impuzamadini cyangwa se amadini. So rero bizagenda gute? No kuvuga ngo amadini yose yo kwisi azishyira hamwe. Namara kwishyira hamwe, yitoremo umuyobozi. Uyu muyobozi azaba ari umuyobozi mukuru uhagarariye amadini yose yo kwisi. Ibi ngibi byaratangiye. Abari mu Rwanda murabizi neza yuko hariho impuzamatorero. Ndagira ngo mbereke ibintu buryo kibimeze. Hariho imiryango mpuzamatorero, hariho umuryango wa Alliance n'indi miryango itandukanye. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 nimba nibuka neza, nari ndi mu muryango w'amatorero ya Alliance. Icyo gihe amatorero abarizwa mu muryango wa Alliance twarahuye, buri torero cyangwa se buri ministeri yoherezaga abantu babiri, hanyuma turagenda duhurira kuri Amani Kicukiro. Duhurira kuri Amani, hanyuma dukora inama, turaganira ibintu byinshi cyane bitandukanye, ibijyanye no gushyira hamwe no gukorera hamwe n'ibindi. Turarangiza, hanyuma dutora umuyobozi umwe ugomba kuba ahagarariye ayo matorero yose akwe umuryango wa Alliance. Icyo gihe ndibuka Apostle Gitwaza niwe twatoye, hanyuma tugenda gusinya kuri stati kwa noteri Kicukiro.
ni ukuvuga ngo icyo twari dukoze ni kimwe. Twafashe imikorere yacu, imyizerere yacu, buri umwe wese n'umupasiteri cyangwa se n'umuyobozi muri minisiteri cyangwa se mu itorero arimo, ariko dufata umuntu umwe turamutora, tumushyiraho tuvuga ngo uyu nguyu niwe muyobozi wacu. Ni ukuvuga ngo nahagarara akavuga mu izina rya alliance, azaba avuze mu izina ryacu twese, niwe uduhagarariye. Ubu ngubu sinzi uyoboye, ndatekereza ko manda yiwe yobanza ari manda ya mbere n'iya kabiri, n'abandi bagenda bakurikiraho, hagenda baho gusimburana. Rero n'andi matorero nayo nuko ko bimeze. Ibyo ngibyo ntabwo birimo bikorwa mu Rwanda gusa, birimo birakorwa ku isi yose. Nagira ngo mbabwire ngo iyi ngiyi niyo nzira ya antikristo, nibwo buryo, nubwo ngo ni ikiraro cya antikristo. Ibi ngibi bizakomeza kugeza igihe noneho amatorero yose yo mu gace, reka mvuge ngo amatorero yose yo muri East Africa agira umuyobozi umwe uyahagarariye. Ariko n'ubundi n'ubu ngubu hariho uburyo ki bagenda bakavuga ngo amatorero afite abakristo bagera kuri aya n'aya, ni za mega church ku isi, bakihuza, barangiza bagashyira ishyirahamwe, bagatora umuyobozi, hanyuma bakajya bahura bakaganira. So ibyo ni ibintu birimo bikorwa. Ni ukuvuga ngo ya systeme ikorwa mu buryo bwa politike yo gushyiraho ubuyobozi bumwe ibihugu byose buramo nka UN, niyo irimo gukorwa mu rwego rw'amadini. Rero uyu munsi wa none biracyakorwa, ugasanga abarokore barihuza, wenda abo mu yandi madini bafite iyindi mikorere yabo, ariko mu minsi mike iri imbere hagiye kubaho guhuriza hamwe amadini yose asenga. Namara guhurira hamwe, novuga ngo Isilamu, abarokore, abakatolike n'andi matorero yandi cyangwa se n'andi madini yose yo ku isi, byose bizihuza bikore umuryango umwe. Nibimara gukora uyu muryango umwe bihuriramo, hazatorwa umuyobozi umwe uhagarariye idini ku isi yose. Niyo mpamvu bakubwira ngo idini rimwe, isi imwe, itegeko rimwe, idini rimwe, umuyobozi umwe. Niki kizaba rero nibamara guhuza amadini yose yo ku isi, amaze kwihuza, hanyuma bagatora umuyobozi. Uyu muyobozi umwe uzabuyobora amadini yose yo ku isi, amaze kwihuriza hamwe, azaba bayi idini rimwe. Uyu nguyu niwe uzaba ari antikristo. Ikitonderwa, ashobora kuva muri katolike, ashobora kuva mu bapantekoti, ashobora kuva muri Isilamu, ashobora kuva mu barokore, ntabwo tuzi ahazaba. Ariko bijyanye nuko abazaba ari muri ubwo bubasha no muri ubwo bushobozi no muri izo nzego zo hejuru, bazafata umuntu bakamunoma, bakamushyiraho, azaba ari umuyobozi w'idini, noneho ayoboye idini ryose. Uyu rero niwe azahita yigaragaza noneho nk'Imana. Azaba atowe aturutse mu idini. Uyu munsi wa none Papa w'i Vatikani ntashobora kuba antikristo kuko yabaturutse muri katolike wenyine gusa. Kandi uyu antikristo agomba kuza avuye mu madini yose. Niba munoma, icyo gihe hazaba we. Niba munoma bakamubwo ubasha bwose, azaba we. Ariko igihe bataramubwo ubasha bwose, ntabwo wabyemeza, ntabwo uzahazava hariho. Ashobora no kuzaba wa wundi ukuyobora mu idini urimo, ashobora no kuzaba wa wundi wicaye hari wowe utajya unatekereza. Nano sasa ibindi bimara kuba namara guhabwa za mbaraga na bwa bubasha,
ni ya nyamaswa ivuye mu butaka, ni wa muntu. Novuga ngo icyambere no organisation mpuzamadini, apana mpuzamatorero. Kwa nituvuga mpuzamatorero ntabwo hazamo idini, ni organisation mpuzamadini. Noneho ihagarariwe n'umuntu uvuga ngo nayo ni system y'idini rimwe, ihagarariwe n'umuntu. Uwo muntu rero noneho azahabwa imbaraga na ya systeme ya guverinoma. Ibingi mu byumve neza. Nubwo umuntu hazabagiye kuba inyamaswa ebyiri zigiye gukorana. Ni inyamaswa ivuye mu nyanja, ni inyamaswa ivuye mu butaka. Inyamaswa ivuye mu nyanja ni ya systeme n'imikorere y'isi. Hanyuma inyamaswa ivuye mu butaka ni ya systeme n'imikorere y'idini. Ya systeme y'imikorere y'isi, ari inyamaswa ivuye mu butaka ifite umuyobozi. Ya systeme y'imikorere y'idini y'inyamaswa ivuye mu butaka nayo ifite umuyobozi. Ivuye mu nyanja n'ivuye mu butaka zose zifite umuyobozi. Hanyuma ari inyamaswa ivuye mu butaka izahimbara, ya nyamaswa ivuye mu nyanja izahimbaraga zayo ya nyamaswa yavuye mu butaka. None umuntu rero wamaze gutorwa mu rwego rw'idini azahita ahabwa imbaraga za guverinoma, azahabwa imbaraga z'ibihugu kugira ngo atangira zikoreshe. Ahangaha yazahita akoresha za mbaraga za guverinoma, noneho azivange n'imbaraga z'idini. Niho agomba gutangira guhanura. Unyumve neza, uyu antikristo agomba kuba arimo akoresha imbaraga za guverinoma z'isi yose, kuko ngo abami bazafata imbaraga zabo bazihe iyo nyamaswa. Gufata imbaraga zabo bakaziha inyamaswa ni gute? Ni ya masezerano yose ibihugu bihora bisinya muri UN, biba birimo bitanga imbaraga zabyo muri UN. Kuko igihugu gisinya amasezerano na UN kiba gitanze imbaraga muri UN, niyo organisation ya mikorere y'isi. None sasa za mbaraga abami bahaye ya nyamaswa ivuye mu nyanja, ya nyamaswa ivuye mu butaka izazifata izikoreshe. Noneho sasa izakoresha amafaranga menshi, ikoresha imbaraga za politiki, nirangiza ikoreshe n'imbaraga z'idini. Azahanura, azakora ibitangaza, kandi yongere akoreshe n'inkota. Azaba arimo akora mu buryo bwose, kandi ibingibi bizamara igihe cy'imyaka 3 n'amezi 6. Rero umaze kumva buno butumwa, umaze kumva kino gice, ndizera neza yuko usobanukiwe neza ngo antikristo ni muntu ki, azaza gute. Nuko biri, uwo mwita antikristo nahabwa ubwo bubasha, icyo gihe azerekanwa. Ariko bari bavuze ngo ntabwo arerekanwa. Kubera icyo atarerekanwa, hari iki kimubuza kuza. Ngo icyo kimubuza kuza, icya mbere ni itorero ritarakurwa mu isi, icya kabiri ni igihe. Kuko ibintu byose bifite igihe byategekewe bigomba kuberamo. Antikristo ntashobora kwiyerekana mbere y'isegonda rimwe ku gihe Imana yamuhaye agomba kugaragarira. Ibyo ngibyo ba Kristo bwoko bw'Imana mubimenye. Rero uyu munsi wa none kwirirwa utakaza umwanya wawe upoetinga intoki kanaka antikristo, kanaka antikristo, bantikristo baturi kumwe nabo, ariko uriya ugomba kuzicwa n'umwuka uva mu kanwa ka Kristo. We azaza muri ubwo buryo. Igihe muzabona idini ribaye rimwe ku isi, mukabona umuntu uhawe kuyobora idini rimwe, agahabwa gukorana na guverinoma, muzamenye ngo ibyahanuwe bigeze ku mwanya wabyo. Ariko uyu munsi haracyari byinshi byo gukorwa. Inzira ziwe zirategurwa igitondo n'umugoroba, ndetse byanashoboka ko ejo mu gitondo yabyuka agatangazwa, byashoboka ko ejo bundi yabyuka agatangazwa mu kwezi gutaha cyangwa ukundi gukurikiraho. Ariko kuri uyu munota ndimo kuvugana namwe, antikristo aracyari mu ibanga, ntabwo ariyerekana. Ariko naza buri umwe wese azamumenya. Ntabwo ari ibintu by'ibanga, ntabwo ari ibintu byo kwihishira. Naza buri umwe wese azamumenya.
azinjira mu rusengero ahagara hera aravuye ngo nijye Mana nimunsenge nimunkurikire. Ibi nabyo tuzavuga mu kindi gice, tuzavuga urwo rusengero, tuzavuga uko bizagenda, nabyo tuzabisobanura. Yesu turimo tuvuga kuri Isirayeli no ku rusengero Antikristo azahagararamo, tuzabisobanura mu kindi gice kizakurikira. Imana ibahe umugisha, mwakoze gukurikirana buno butumwa. Ndizera neza yuko hari ubukuvanye naho bukujyanye. Rero mbere yuko turangiza, reka nkubwire ngo ukeneye kwakira umwami Yesu nk'umukiza n'umucunguzi, nicyo kintu kibanze kuruta ibindi byose. Kuko n'ubu ufite umwami Yesu muzana n'umucunguzi, izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ndakubwiza ukuri, Antikristo batuzengurutse ntibazagushobora. Na Antikristo uzerekanwa ntabwo azagira ubasha hejuru y'ubuzima bwawe. Ashobora kuzabaza umubiri wawe, ibyo byo birashoboka, ariko ubugingo bwawe nta mbaraga azabugiraho. Niyo mpamvu nimba utaraka umwami Yesu n'umucunguzi muri kano kanya, zamura ijwi ryawe, hanyuma usubire muri ano magambo, dusengane, ubundi ukuri izina rye mu gitabo cy'urupfu, uryandikisha mu gitabo cy'ubugingo. Vuga ngo mwami Yesu, uyu munsi maze kumva ijambo ryawe, nizeye ko ari wowe mwami waje mu isi ukadupfira ukaducungura kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Nciye bugufi imbere yawe, nihanye ibyaha byanjye byose, mbabarira ibyo nakoze nzi n'ibyo nakoze ntazi. Nyandukure mu gitabo cy'urupfu, nyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ndakwizeye kandi ndakwemereye nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwanjye. Ubwo uzagaruka gutwara itorero, naba nkiri muri uyu mubiri, naba narawuvuyemo, uzanyemerere ngo usanganire kandi nzabane nawe ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ariko ngusengere. Data, mu izina rya Yesu Kristo turasengeye aba bamaze kwakira mwami agakiza, bakwakira umwami n'umukiza n'umucunguzi. Turasengeye abakurikiranye buno butumwa, turasengeye abakurikiranye no jambo, turasengeye abize mwami kugira ngo urusheho kumeza kubasobanurira no kubigisha no kubaha kumenya no gusobanukirwa ijambo ryawe. Mwami ndasengeye umuntu wese mwami uzakurikirana buno butumwa kugira ngo umwuka wawe wera amusobanurire ibyo tutabashe gusobanura. Uko umugisha buri umwe wese mwami abaye muri uno mwanya. Siwezi kueleza, siwezi kueleza, ametenda maajabu, nami siwezi kueleza, ametenda maajabu, ametenda maajabu, nami siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu, huyu Baba, huyu Mungu amenitendea. Tenda maajabu, tenda maajabu, nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza, ametenda maajabu, nami siwezi kueleza, ametenda maajabu. Baba ametenda maajabu jioni ya leo, ametutendea maajabu, ametuliza. Siwezi Baba, ametenda
siwezi ametenda maajabu. Mwambie tena ametenda. Nami siwezi kueleza, sijauia ufanya. Oh, ametenda maajabu. Nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Baba ametenda. Nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Baba yetu amelinda familia zetu, amelinda watoto wako. Tenda maajabu. Ametenda maajabu. Mwambie tena. Nami siwezi Baba, umenifanyia mengi Baba, umenitendea makuu Baba siku ya leo. Baba ametenda maajabu. Nami siwezi kueleza. Ametenda na maajabu. Ndio maana tunasema ukwiyama shimwe Yesu. Imirimo ya wiranangaza. Hari viungo yenarasenga. Unde mumutima w'urugendo. Data ukwishimwe, data ukwishimwe. Ukwiye amashimwe, ukwiye amashimwe Yesu. Ibyo wakoze ni byinshi. Imirimo yawe iradutangaza Bwana, imirimo yawe iradutangaza. Ibyo dukorera hari ibyo dukorera Mwami bikadushira ubwenge. Unde mumutima w'urugendo. Data ukwishimwe, ukwiye amashimwe. Ukwiye gutasigwa Mwami, ukwiye gushirwa hejuru. Reka izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ibyo dukorera biradutangaza, ibyo dukorera birahebuje Mwami, ibyo dukorera bidusiga mu bwenge. Uri Imana y'ububasha, uri Imana y'inkomezi. Unde mumutima w'urugendo. Data ukwishimwe, data ukwishimwe. Ukwiye amashimwe Mwami, ukwiye amashimwe Yesu.
turati ukwiye amashimwe mashimwe Yesu imirimo yawe irantangaje hari ibyo umureye narasenga undeme urakwiye gutazirwa mwami Yesu Kristo, urakwiye gushirwa hejuru mwami Yesu, urakwiye guhimbazwa mwami. Cyo gituma tuzi umugoroba urakoze, urakoze mwami, urakoze ko ibirenge by'izima, urakoze kuko ibyo wadukoreye, kuko watuzigamye mwami Yesu Kristo, kuko waturinda imiryango yacu, kuko waturinda abacu mwami Yesu Kristo, kuko warinze mwami Yesu Kristo buri umwe wese ari hano mwami Yesu Kristo. Nuhabwe icubahiro mwami Yesu Kristo, reka icubahiro kibe icawe mwami, reka amahoro ashishikare kuba yacu mwami, reka ushishikare kutuzitirira mwami Yesu Kristo, reka ushishikare kutugirira neza k'ibirenge kizima, reka ngo ibidashoboka bishoboke mwami Yesu Kristo. Mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu, nuhabwe icubahiro nushirwe hejuru. Nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nasema asante, nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele milele na milele. Amina. Twasema asante jioni ya leo, nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako milele na milele. Nasema asante Baba, nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante Baba kwa wema wako, na fadhili zako zadumu milele na milele. Milele na milele.
zanyibemazi by'amashimwe ureremberembere bosha y'amashimwe n'icubahiro niwe ubereye gushimwa negere intebe zanyibemazi zanyibemazi bikumotsera neza muririmbire indirimbo y'amashimwe muririmbire indirimbo gushimira Mwami ni wewe ubereye gushimwa urashobora kubyatura kandi unegereye intebe yawe ati Mwami nzanye ibimazi bikumotsera neza nzanye ibimazi by'amashimwe imbere yawe ndirimosha Mwami y'amashimwe n'icubahiro niwe ubereye gushimwa urashobora kubyatura rya nyuma ati negereye intebe yawe byature wumve ko wegereye iyo ntebe y'uwo Mwami wumve ko wegereye intebe y'Umwami Imana ntebe wumve ko uyegereye n'icubahiro niwe ubereye gushimwa uti we waremye isi we waremye isi n'ijuru wakirika icubahiro muhaye we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanje mu mababa yawe Mwami Yesu niyo nshaka kwibera byose byo kubaho kwanje z'amashimwe izina ryawe we waremye isi n'ijuru niwakira icubahiro wewe wenyene muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanje mu mababa yawe ushaka kwibera ibihe byose nzobaho z'amashima wewe uti we waremye isi n'ijuru wakira icubahiro dushaka kwibera Mwami mu bwiza bwawe niho dushaka kwibera niyo nshaka ibihe byose nzobaho Mwami Yesu z'amashima we waremye isi n'ijuru we waremye n'ibirimo byose waremye umuntu ukamuha impwemu zo guhumeka we waduhaye ubugingo Mwami ni wowe turi mutazi
cyubahiro umuhanyi w'ubugingo indirimbo yanjye mama yawe tunezerwa no kwibera mu bwiza bwawe ushaka kwibera byose nzobaho bihe nzobaho z'amashima we z'amashima wewe we waremye isi n'ijuru iwakira icyubahiro akira icyubahiro turiko turangwa mwami kuri uno mugoroba akira icyubahiro mwami turiko turakudugira indirimbo yanjye uri amajambo yanjye mwami Yesu ntushaka kwibera byose no kubaho kwanje z'amashima wewe turengana tuwe waremye isi n'ijuru urashobora kubimwakira mu ijwi ritewe niwakira icyubahiro we muhanyi w'ubugingo reka wumve ko aya majambo ari we uri kurayabwira reka wumve ko aya majambo ari we uri kurabwira wenyene mu mababa yawe niho nshaka kwibera ibihe byose byo kubaho kwanjye z'amashima wewe waremye isi n'ijuru akira icyubahiro reka icyubahiro cyose kibe cyawe mwami reka icyubahiro cyose kibe cyawe kibirenge kuzima yewe ku isi hari abantu bafise ibyubahiro byabo ariko mwami Yesu Kristo ntamwanganya n'icyubahiro cyawe ushaka kwibera z'amashima wewe z'amashima wewe mwami ibihe byose z'amashima wewe mwami z'amashima wewe kibirengeye z'amashima wewe mwami Yesu z'amashima wewe mwami Yesu mwami Yesu z'amashima wewe mwami Yesu z'amashima wewe mwami Yesu mwami tuzama dushima wewe ibihe byose kibirenge kizima wewe tuzama twiringira mwami Yesu Kristo urabikwiriye tuzama dushima mwami Yesu Kristo cyubahiro cyawe Jehova niwe wenyine ukwiye icyubahiro niwe wenyine ukwiye gushimwa niwe wenyine ukwiye gutazirwa mwami Yesu Kristo mwami Yesu Kristo muhabwe icyubahiro mwami Yesu Kristo ndashubeje n'ukuri no mugoroba mwami Yesu Kristo aba bantu bose bakoranijwe no kuguha icyubahiro bakoranijwe no kugushimira ku byo babakoreye mwami ntihabuze ibyagenze nabi ariko mwami Yesu Kristo wowe waravuze ngo mu bibi no mu byiza twame dushima Yesu Kristo baje kugushimira mwami Yesu Kristo shimwa mwami shimwa mwami shimwa mwami kuri uno mugoroba shimwa kibirenge kizima shimwa gitare mwami Yesu Kristo yanguze yanguza amaraso ye arangunda biha wowe
yanguze amaraso ye arankunda bihambaye wowe nahinduka utishima Imana shima Imana mutima wanje we shima Imana uwakuwatuye shima Imana werudahemuka nari kure nta byiringiro namba nari mfise amasezerano y'ibizaza nari kure y'Imana uti ariko ubu nigije hafi n'amaraso yawe ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinigenda niganyira umwana wihoraho uti ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinigenda niganyira umwana wihoraho shima Imana mutima wanje shima Imana mutima wanje we shima Imana uwakubatuye shima Imana werudahemuka nari kure nta byiringiro namba nari mfise amasezerano y'ibizaza nari kure y'Imana ariko ubu nigije hafi n'amaraso yawe ariko ubu nigije hafi n'amaraso ubu singigenda usiganyira umwana wihoraho uti yanguze amaraso ye yanguze amaraso arankunda bihambaye wowe nahinduka Mwami Yesu yanguze amaraso arankunda
ushize hejuru y'amajuru inganje ni yawe ibihe byose icyubahiro mwami mwiza ukwiye amashimwe mwami Imana ushize hejuru y'amajuru inganjini yawe ibihe byose icyubahiro mwami mwiza ukwiye amashimwe mwami Imana ushize hejuru y'amajuru inganjini yawe ibihe byose icyubahiro mwami mwiza amahanga yose mwami n'abami bose bo ku isi bazogupfuka imbere bazoshima izina ryawe ryera nyir'icyubahiro mwami mwiza amahanga yose mwami n'abami bose bo mu isi bazogupfuka imbere bazoshima izina ryawe ryera nyir'icyubahiro mwami mwiza amahanga yose mwami n'abami bose bo mu isi bazogupfuka imbere bazoshima izina ryawe ryera nyir'icyubahiro mwami mwiza. Yes. Hallelujah, hallelujah. Tugiye gutamba Irakwiriye gutazigwa, irakwiriye gutambikwa.
nziza, uri Mana yera, uri Mana mana, uri Mana nyamana, uri Mana mana we, uri Mana mana we, uri Mana mana, uri Mana nyamana, uri Mana yera, uri Mana nziza, uri Mana mana, uri Mana nyamana, uri Mana mana, uri Mana mana, uri Mana mana, uri Mana nyamana, uri Mana nyamana, uri Mana oh nyamana, uri Mana nyamana, uri Mana haleluya, nyamana, uri Mana nyamana, uri Mana Yesu we uri Mana nyamana, uri Mana ubuzima uri Mana nyamana, uri Mana yarakubonye uri Mana nyamana, 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 Mana haleluya, uri Mana nyamana, Mana nyamana, nkunda kurahiye sinzoguheba, ndakurahiye nukuri we ndakurahiye sinzoguheba, ndakurahiye sinzoguheba, oh ndakurahiye sinzoguheba, ndakurahiye oh wowe ndakurahiye sinzoguheba, ndakurahiye sinzoguheba, oh ndakurahiye sinzoguheba, ndakurahiye nukuri we ndakurahiye sinzoguheba, ndakurahiye oh sinzoguheba, ndakurahiye sinzoguheba, ndakurahiye Yesu we sinzoguheba, ndakurahiye sinzoguheba, ndakurahiye oh sinzoguheba, ndakurahiye sinzoguheba, ndakurahiye oh sinzoguheba, ndakurahiye sinzoguheba, ndakurahiye sinzoguheba. haleluya. Ndakurahiye sinzoguheba, Ndakurahiye sinzoguheba, oh ndakurahiye sinzoguheba, ndakurahiye sinzoguheba, oh Dawidi aratamba mana, Dawidi aratamba mana, haleluya, Dawidi aratamba mana, Dawidi aratamba mana, Dawidi aratamba mana, Dawidi aratamba mana, haleluya, Dawidi aratamba mana,
hallelujah. Zoni baraka zawe Mana izoni 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 baraka zawe Mana nyamana Kuri Mana nyamana 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 Kuri Mana nyamana Kuri Mana nyamana Kuri Mana Kuri nyamana Mana nyamana Kuri Mana nyamana Kuri Mana nyamana Mana nyamana Kuri 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 Mana nyamana Daturi Mana nyamana Kuri Mana nyamana Weruri Mana nyamana Kuri Mana nyamana Daturi Mana nyamana Kuri Mana nyamana Kuri Mana nyamana Daturi Mana nyamana Kuri Mana nyamana Manuri Mana nyamana Kuri Mana nyamana Oh, hallelujah. Yes Mana uri Mana nyamana, turagushima kuri uyu mugoroba, turagushima kubabanye natwe, data bari kuri Instagram, abari kuri YouTube, abo bose mwami wafatanije natwe kuri uyu mugoroba kukuramya no kuguhimbaza, nukuri mwami ubaha umugisha. Turagushimira iki gikorwa, turagushimira uyu mwanya, ukomeze kuturinda, ukomeze kuturindira mu buntu bwawe, ukomeze kutwongera amavuta yawe, ukomeze gusiga abana bawe no kubakoresha. Duhesheje umugisha bose mwami twari turi kumwe kandi bagiye batwereka ko bari kumwe natwe, nabo mwami ubagirire neza. Reka rero uku kwezi kwa kabiri tugiye kwinjiramo mu masaha make ari imbere, kuzaba ukwezi k'umugisha kuri buri muntu wese, kuzaba ukwezi mwami ko kugaragara kwawe, icyubahiro cyawe n'ubwiza bwawe. Dusengera abantu bose mwami badukurikiye online, bafite ibibazo bitandukanye, bafite ibyifuzo bitandukanye, reka uyu mugoroba mwami ubasubize, baha umugisha mwami, ubakora ibimenyetso, ubakorera ibitangaza bivuye mu mbaraga zawe no mu bushobozi bwawe, kuko uri Imana isubiza abaje bagusanga, kuko nabo babaye imbere muri umwanya wo kukuramya. Reka nawe mwami ugire ikintu ukora mu buzima bwabo kugira ngo ushimishe imitima yabo. Urakoze mwami kuko wabanye natwe, urakoze ko watugiriye neza, izina ryawe rishimwe n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha abo twari turi kumwe, abatweretse ko bari kumwe natwe kuri Instagram, Imana ibagire neza, abashoboye kubana